Tubaye ikaze kuri Hospitality TV, tubashimiye kuba mudukurikira. Tugiye kurebera hamwe uko wabika amagi neza kugira ngo nuyarya ataza kuguteza ibibazo by'ubuzima. Kuko akenshi hari ukuntu ushobora kurya amagi yanduye cyangwa se yahumanye utabizi. Kurikira ino video kugeza ku musozo, irarangira umenye neza uburyo wabika amagi ndetse n'uburyo wagenda uyakoresha mu buryo bwiza butaguteza ibibazo. Amagi ubundi ukiyavana ku isoko cyangwa kuyagura, ukiyavana kuri famu aho bororera inkoko, ugomba kuyazana ukayoza, wamara kuyoza ukayabika muri firigo neza utayavanze n'ibindi bintu bihumura, kubera ko amagi arahumeka. Yahumetse ahumeka bya bintu nk'amafi, ibitunguru, ugasanga amagi arangiritse. Ni byiza rero ko tugira ubumenyi uko tugomba kujya tubika ibyo kurya kugira ngo bitazadutera ingaruka z'ubuzima. Icyambere ugomba gukorera amagi ukimara kuyagura ni ukuyashyira mu mazi meza ukayoza n'agashifo keza, ariko ukayoza udakoresheje isabune. Impamvu udakoresha isabune ni iyihe? Ni uko amagi nababwiye ko ahumeka. Amagi arahumeka, ashobora gukurura impumuro y'iyo sabune. Niyo mpamvu tutagomba gukoresha isabune mu koza amagi. Tugomba koza amagi n'ishifo nziza n'amazi meza asukuye, hanyuma amagi yacu tukayarambika ku kantu gafite isuku, cyangwa se tukayashyira muri kontena ifite isuku imeze neza. Urayoza neza, wamara kuyoza ukayashyira muri firigo. Mbibutse yuko amagi abitse muri firigo atagomba kurenza ibyumweru 5. Agomba kubikwa hagati y'ibyumweru 3 na 5, kandi akabikwa kuri dogere Celsius hagati ya 0 na 4. Aho niho tuba twizeye neza ko amagi abitse neza kuri temperature nziza, adashobora guhura n'ibibazo byo kuba contaminated cyangwa se ngo afatwe n'indwara n'amamikorobe afata amagi harimo za salmonella n'izindi. Kandi ikindi, iyo ugiye guteka amagi ugomba kuyateka kuri temperature yabugenewe, cyane cyane nk'igihe ugiye guteka umureti. Abenshi bakunda umureti uba udahiye neza. Wa mureti uba udahiye neza woroshye, ugomba gukoresha amagi wizeye neza ko ayo magi ari mazima, wayavanye kuri famu wizeye, ndetse transport yakozwe neza ku buryo bwizewe, ndetse uyagejeje kuri hoteli cyangwa kuri resitora yawe cyangwa mu rugo, urayoza uyabika neza mu buryo bwizewe. Niba ari amagi yawe wayazanye ukaba uyavanye kuri famu yizewe, ukaba uzi ko aho uyavanye atahatinze igihe kinini atari muri firigo, ukaba uzi neza yuko amagi yawe ari mazima, bari bwo uzajya uyakoresha uri guteka ya mireti yoroshye, cyangwa se uri guteka ibyo bita medium boiled egg cyangwa se soft egg. Kuko iyo uramutse utetse amagi ari contaminated cyangwa se yanduye, ukayateka atageze kuri temperature yabugenewe, ushobora kuba contaminated nawe ukandura, ukarwara indwara zitandukanye, salmonella n'izindi ndwara ziterwa no kurya amagi adahiye. Ni byiza rero ko mu buryo duteka bugiye butandukanye duhisha amagi, twaba tutayahishije tukaba twizeye ko ayo magi yaturutse ahantu hizewe kandi yabitse mu buryo bwizewe. Niba ubitse amagi ahantu hatari muri firigo, ntugomba kuyabika ibyumweru birenze 2. Iteka ryose ujye ubika amagi muri firigo hagati ya 0 na 4 dogere Celsius. Mu gihe nta firigo ufite cyangwa akaba abitse ahantu hatari muri firigo, nta karenze ibyumweru 2, kubera ko yarengeje ibyumweru 2 atangira kugenda yangirika,
ariho hahandi uyashyira mu mazi ukabona arareremba. Mu nganda dore uko naho bayoza, baramanza bakayoza neza, bamara kuyoza ntago ari ukuyoza gusa, ahubwo bafite n'imashini ziyapima zikareba niba koko ayo magi ari mazima. Urabona iyi mashini iri kuyapima, iri gutungaho amatoroshi yayo, ari gupima ko nta mikorobe irimo, ndetse bayashyira ahantu hari urumuri habugenewe, bakareba imbere umuhondo uko umeze. Igi babona ritameze neza imbere, rifite umwijima, ridafite umucyo mwiza, barivanamo bakarijugunya. Ikindi nabibutsa nuko amagi afite akamaro gakomeye cyane mu by'amahoteli, amaresitora ndetse no mu ngo zacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amagi wayakoresha uri guteka umureti, wayakoresha uri gukora ibyo bita coating, cyane cyane igihe ugiye guteka nk'ifi mu mavuta menshi, amagi uyanyuza mu ifi, warangiza ukanyuza mu gafarini no muri bread crumbs. Amagi kandi wayakoresha uri gusiga imikati ugiye kotsa mu ifu kugira ngo ize kuba brown. Mbibutse ko kandi amagi afite akamaro kenshi cyane mu gikoni mu buryo bwo guteka bugiye butandukanye. Amagi barayafata bakayumisha, bakayavana mu ifu, bakayavanga n'ibikoma, biriya bikoma bita ngo ni bya sosoma mwumva by'abana n'abantu bagiye bafite ibibazo bitandukanye nk'abarwayi ba sida n'ibindi, baba basizemo amagi, kuko amagi akize cyane kuri poroteyine, agakira cyane ku myunyungugu za calcium n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha umubiri kugira imbaraga. Ndetse amagi akize cyane muri vitamine nyinshi zigiye zitandukanye, nka vitamine B, B1, B6 ndetse na vitamine ya 12. Ndetse amagi akaba akize cyane kuri omega 3 na 6 ituma ubwonko bukora neza. Iyo urya amagi rero ubwonko bwawe bukora neza. Niyo mpamvu tugirwa inama yo kugaburira abana bakiri bato amagi kugira ngo bashobore kugira ubuzima bwiza, bajye biga bafate mu ishuri. Ntago umwana yaba atarya amagi ngo aba atarya inyama, aba atarya amafi, ngo azabone intungamubiri zihagije zishobora gutuma ubwonko bwe bukora neza. Niyo mpamvu omega 3 na 6 uzayisanga cyane cyane mu magi, uzayisanga cyane cyane mu mafi, ndetse uzanayisanga muri breba. Breba ni marigarine. Buri impamvu abantu bafite amafaranga uzajya ubona bari kurya breba kuri breakfast basiga ku mikati. Hari breba original yagenewe kuribwa ku mikati kuri breakfast, iriya nayo ikize kuri omega 3 na 6. Ikindi nababwira nuko igihe ubitsa amagi nabi, ukayarya nabi, ashobora gutera ibibazo bitandukanye. Ashobora gutera salmonella iterwa n'agakoko bita salmonellosis, ndetse hari abo itera allergy cyangwa se allergy, abantu barya amagi akabagwa nabi. Ndetse abandi bashobora kugira ibyo bita bacterial infections bitewe n'aho amagi yabitswe akabikwa nabi. Mu gihe rero ariwe adahiye neza, atera ibyo bibazo maze kuvuga haraguru. Niyo mpamvu niba ugiye gukora mayoneze ugomba kwitonda. Iyo mayoneze ukayikora mu magi wizeye yuko ari mazima, wabitse cyangwa se wavanye kuri famu yizewe, aho bavana amagi mu biraro byabo by'inkoko, nabo bakaba bafite uburyo bayabika neza ku buryo adahura n'izo ndwara tumaze kuvuga haraguru. Niyo mpamvu amagi byibura agomba gutekwa neza, byibura
akagera kuri dogere Celsius 71 z'ubushyuhe, nibwo iryo gi tuba twizeye ko rihiye neza. Yaba abitswe muri firigo akabikwa kuri dogere Celsius 4 cyangwa hagati ya 0 na 4, nibwo ayo magi aba yizewe neza ko dushobora kuyakoresha ntadutera ibibazo by'ubuzima, kandi n'abo tuyagaburira tukizera yuko nta complaint zirabaho. Ibaze kugaburira umuntu neza, ibiryo byari bimeze neza, ariko nyuma akagaruka ngo yarwaye, ngo yagize ibibazo, yagize complications zitewe na infection, kubera ko ibintu twamuhaye tutizeye neza ko byari bizima. Duteke neza, tugabure neza, ahasigaye tugire ubuzima bwiza. Ciao ciao, turabakunda cyane. Mukore subscribe kuri Hospitality TV, ibyiza byo biracyaza ari byinshi, hamwe na Chef Teacher nk'ibisanzwe. Ciao ciao, turabakunda cyane.